Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mudasiba kubana natwe umunsi ku munsi mwamaze gukora subscribe reka tubashimire kandi tubifuriza umugisha muri abantu b'inyamibwa Ntabwo muri tuzabona. abantu b'indashyikirwa cyane muri inyangamugayo byahamwe reka tubashimire by'umwihariko Ya, kabisa abantu turabashimiye bakoze cyane. subscribe abantu badukurikira abantu badukurikira abantu badusanga mu bikari hirya bakatubwira bati turabakurikira cyane buriya harimo n'abantu bamaze kutumenya ahubwo amasura yacu kandi ibiganiro dukora ahubwo tuba tutanagaragara urebye noneho ejo bundi hari abantu umuntu uza muganura hari abantu bari kumpamagara ngo wakigize akajya yewe ngo mwinabi ikiza karakajya narasetse kari kugenda kahanyura kabisa nanjye bango karahanyuze akigize kandi akajya kakiri yewe kuhanyura akigize akajya yewe datawe kameze nabi kameze nabi ntaho kugacikira hahari reka rero nawe akajya yambaza ngo harya ni wowe kari akajya ngo cyangwa ngo ni wowe kiziritse ku muhoro narasetse kiziritse ku muhoro kari nge oya noneho ibaze ukuntu byose nyine babizi ngo harya ngo ni wowe kari akajya ngo cyangwa ni wowe kiziritse ku muhoro ngewe sha ntabwo atakiziritse ku muhoro sha ntaka uyu munsi Ngewe- nikaje kuwizirikaho ngewe kawihambiriyeho kabisa uyu nta munsi mikino uwurya munsi karawucitse ariko kari akajya ariko nta hantu urya munsi waragacitse ariko karakaje ntaho kagomba kuba kari kabisa ntaho kagomba kujya reka rero dusuhuza abantu bose bari mu mpande zigiye zitandukanye badasiba kudukurikira cyane cyane rwose abantu bandi tutajya twirengagiza cyangwa se tutakirengagiza kuri iyi nshuro ni abantu bajya basangiza ibiganiro byacu abandi cyane abantu basangiza ibiganiro cyane, byacu ni dukora ukuri. bakabihereza abandi namwe muri ab'agaciro cyane cyane ariko- rwose abantu Mm, badukurikira bagafata na inisiyative yo gusangiza ibiganiro byacu abandi nubwo turabasuhuje cyane turabasuhuje kandi turabashimiye cyane mu nce kubw'icyo zose aho gikorwa. muri hose Mm, turabasuhuje ni ukuri cyane Imana ibahereze umugisha ariko Hanyuma- namwe abatarakora subscribe bakibitekerezaho. muyikore rwose kugira ngo Rwose. tujye tubana muri ibi oya reka tubanze tunabasuhuze wowe urukundo twe twifitiye umutima mwiza muri aho muri aho murakoma ubwo ukoze subscribe wabi ariko hagati aho tubanze tubifurize n'umunsi mwiza n'ibihe byiza niko bimeze nubwo bwose mukibitekerezaho ni uburenganzira bwanyu Mm. buriya gukora subscribe ni uburenganzira bw'umuntu oya nibyo ariko Mm. nanone tugomba kubemeza tugomba gutuma bayikora tugize imana bakatwemera oya tugomba gutuma bayikora kuko nta ntego yo kutayikora tubafitiye nta gahenge wakiziritse ku muhoro ko numva kabamere Nta nabi mikino. ukabizirikaho nta mikino ni ukuvuga ngo mugomba kuyikora ushobora kutayikora none ariko igihe kizagera uyikore nta ribi bizakora buriya ngo kwihangana k'umupfakazi twebwe abasoma za bibiliya kwihangana k'umupfakazi byamuhesheje gukemurirwa ikibazo n'umucamanza ijambo ry'Imana ribagereho turacyahari ntaho ibyo ni ijambo tuzajya ry'Imana ubwo rero gukutiriza kwacu bizabatera gutanga iyo sabu neza cyane reka rero twigarukire yego tugaruke ku bintu bijyanye n'umuganura n'umuco wacu wabaye ejo bundi umuganura wabaye ejo bundi waranzwe n'imihango yose iba nyine ku munsi w'umuganura Cyane. gukina gusangira cyane rwose kubyina gusangira intango yego gusangira imyaka ibintu nk'ibyo ngibyo wowe rero nk'umuntu wari uhari Ya. ko ngewe urumva gerega buriya ahantu ntabonetse ubu hari nka ambasaderi wa Viva Vida ihuriro cyane ubwo nari mpari mu buryo bumwe cyangwa ubundi bade abantu barambajije bari barimo bambaza ngo bimeze bite se nguze mbese abantu baba bari gushaka n'ibyo ibintu twashyizeho nongere mbibasubiremo niduhura nabo jya uba rero umuntu ufite patience ubacire ku mayange hari n'igihe nawe njya kubacira ku mayange bikanga nkajya kumubwira inkuru yose nagira imana nkabona barampamagara nko kuri telefone kibabwira uti ariko mujye kuri Viva Vida ihuriro mukurikira inkuru yose hari n'uba yarayikurikiye akavuga ati none se hariya ati buriya wavuze gutya njye mpita ntekereza gutya ubu bimeze gute naho ubundi rero ibyerekeranye n'umuganura byatangiye nakunze ukuntu ibintu byari biteguye kuri iyi nshuro byagenze mu buryo butandukanye dekorasiyo yari imeze neza ariko narabibonye ukuntu byagenze dekorasiyo yari imeze neza amafoto n'amavideo dekorasiyo yari imeze neza kandi ibintu byari bitunganyije biri ku murongo bimeze neza navuga ngo byaba biteguye biragaragara ngira ngo n'abantu bari kubibona hano muri aya mashusho barabibona ibintu biri ku murongo ababyeyi bameze neza abana banyweye amata bameze neza umuco wacu nyine
w'isuku n'isoko y'ubuzima byose byarahagaragaye byose. buriya rero muri match rero twigire ku ruhande rwa match ntabwo nayirebye, sinari impari. Ntabwo nabashije kubona. By the way, byatangiwe na match ahereye mu gitondo. Ariko nabashije kugira amahirwe yo kwicara aho match yateguriwe. Amva yewe. Buriya nari chairman wa match. Nari chairman wa match. Chairman wa match sitajya kureba match ni chairman wa. Ngewe n'abandi bakire bagenzi banjye nk'abangahe twari turi mu kanama. Abakire bagenzi baba bari bahari. Abakire bagenzi baba bari bahari baje kureba n'ibyo bakoreye mu nama ko byagiyemo. Nanjye nari ndi. Oya. Hari mwabo nagiye kuri mugereyo murebe. Ayo manota nayo nguhaye. Sikia sasa. Reka nkubwire ibyabaye mu nama ya match. Ubwo yo ndabizi ko utari uhari. Mu nama ya match ukuntu ibintu byagenze. Hari amakipe abiri buriye bundi ya Zimpeto. Akinira Zimpeto. Nako ubwo ni umuntu ayibara nk'ikipe imwe ahubwo iri mu byiciro bibiri. Hari ikipe imwe ikina ku munsi wa gatatu n'ikipe yindi ikina ku munsi wo ku cyumweru. Niba ntibeshye. Ayo makipe rero no gukina cyane kwitoza. No kwitoza, ni imyitozo bitoza muri iyo minsi ibiri itandukanye buri cyumweru. Noneho rero ubwo umuganura wari umutegurwa byabaye ngombwa ko hashaka ikipe igomba gukina. Umunsi w'umuganuranye nk'umuco bisanzwe. Nkuko n'ubundi bushize byagenze. Noneho biba ngombwa ko bafata irya kipe imwe ariko iri mu byiciro bibiri, ikina ku cyumweru n'ikina ku wa gatatu, bazigaburamo kabiri. Imwe ihagararirwa na boss Deogene, uramuzi, ni umugenzi wanjye nawe. Indi ihagararirwa na boss twita Che Guevara. No mu boss w'inshuti yanjye cyane. Yaduhurira mu kazi bya hato na hato. Noneho ziguri ko ndi kunanga ibintu ndi kukubwira atari byo. Ni ndore ko ndi kureba. Nukuvuga ngo ngewe nabo bagenzi banjye twahuriye kuri iyo kipe. Nako kuri izo kipe urumva nyine ari umushoramari ariko ku makipe biratandukanye. Ariko ikipe imwe ihagarariwe na Deogene indi ihagarariwe na Che Guevara. Noneho dupanga ukuntu nyine match zizagenda. Urumva. Nukuvuga ngo ikipe y'abantu bakina ku cyumweru n'ikipe y'abantu bakina ku wa gatatu nizo zagombaga gusakirana, ariko muri iyo nama wararebaga ukuntu umupango uhagaze. Kavuga uti hano hazanyura uwambaye. N'ubundi rero hanyuze uwambaye. Ikipe imwe itsinda 2-0. Yatsinze ni isanzwe ikina ku cyumweru, ihagarariwe na boss Deogene. Ni ya Deogene mbese. Ikipe ya Deogene niyo yatsinze ku cyumweru. Ubwo Che Guevara niyo yatsinzwe. Ubwo Che Guevara niyo yatsinzwe. Ariko bose babahaye ibihembo. Bombi babambitse imidari. Yatsinze niyo yatwaye igikombe of course. Niyo yatwaye igikombe, babana agahimbaza musiki ku ntuza ku makipe yombi. Urumva rero ko kantu ni keza. Ibintu byari biteguye fresh kabisa. Bari bambaye jeze, amakipe yombi yambaye jeze. Ubona nyine ni ari match nyayo kabisa. Cyari bimeze neza bari bambaye amajezi meza kabisa. Wabonaga ibintu biteguye biri ku murongo. Noneho rero nyuma ya match rero bagiye no bamaze no kuba ambassador amaze kubashyikiriza igikombe. Bahise rero bajya mu byicaro. Mbere yaho rero hari habanje ijambo rya chairperson wa Ntuza Diaspora ya Mozambique Justin Selimana. Adusobanura ku bintu byerekeranye n'umuganura n'intego yawo. Nawe atizimbye mu magambo ntabwo abitinzemo cyane kubera ko urebye igihe cyari gitoya kandi bashaka ko igihe kiza kuba kinini ari cy'abantu kwishimana. Avuyeho rero hahita haza ijambo rya ambassador wacu mbere habanje ahubwo ry'abari n'abategarugori. Abari n'abategarugori baza kumurika ibyo bateganyije kuganuza abatishoboye. Rero abari n'abategarugori twakwiha amashyi kace kubera ko igikorwa twakoze cyari indashyikirwa. Ubwo mpagarariye abagore bose n'abari hano muri Mozambique. Ntabwo ndi kwivuga njyenyine, ndi kuvuga uvugira nyine abadamu bose muri rusange. Abadamu bose muri rusange hano, kandi nanabashimira umuntu wese washyize itafari kuri kiriya gikorwa. Ni ukuri Imana imumugisha mbikora ku mutima. Ari mu bafashije gahunda kugira ngo igende neza. Ariko njye ndashimira abatumye iyo gahunda ibaho. Kuko buriya twe iyo bataduha impamvu zo gukora ntabwo twari kubona ibyo dukora. So ndashimira abantu.
abantu nyine bagiye bitanga, abantu bitanze mwese ndabashimiye aho muri mwese muri ku mitima ya diaspora ya ambassador cyangwa se yabo twaganuje. Rero abagore bahanyuze neza ku buryo wagira ngo umuganura wari uw'abagore bo muri Mozambique. Rero ndabashimiye cyane. Kandi abagabo se bo bari babuze? Abagabo bari bafite ibyabo. Abagabo bari bafite ibyabo, urumva abagabo nabo ubwo nyine ubwo urimo urambwira ngo ntiwari uhari ngo nawe uvugira abagabo. Nicyo mvuze, ariko nanone abagabo ni ukuvuga ngo nabo ibyo bakoze byakoze amadekorasiyo, byakoze byishyuye aho twari turi, byishyuye ibyo kurya ibyo kunywa, urumva ko nabo bakoze. N'abagabo nabo turabashimiye muri rusange. Nabo turabashimiye rwose, nabo turabashimiye. Impamvu nabivuze ku bagore niho nawe wari uri kubarizwa. None ndi kubarizwa. Ikindi ni ubwa mbere biriya bintu batekereje ku bantu batishoboye. Ni ubwa mbere kiriya kintu kibaye. Ni kandi intangiriro y'ibintu byiza bigiye kuza byakozwe n'abagore. Urebye kuri iyi nshuro kabisa byagenze neza cyane. Rero ahavuyeho abari n'abategarugori, hakurikiraho chairperson, ahavuyeho chairperson hakurikiraho ambassador. Urebye ni nkaho ari we wasozereje amajambo. Ikiganiro banza ari abantu babiri baba bari kuganira, nk'unge nawe turi kuganira, ariko iyo umuntu ahagaze ari kubwira abandi aba ari ijambo ari kubagezaho. Yatugejejeho ijambo rero avuga ati njye ntabwo ndi bwongere gusobanura ibyerekeranye n'umuganura kuko chairperson yabivuzeho. Njye ahubwo ndabakangurira kujya mwitabira, igihugu kibahamagaye, kujya mwitabira, tubakeneye mu bintu nk'ibi ngibi, mujye mwitabira. Kandi asubira ku kintu cyerekeranye n'umuco w'igihugu cyacu. By the way, uvuze ku muco, ndibuka habayeho no kugaragaza imbyino zijyanye n'umuco w'iki gihugu cya Mozambique tubarizwamo. Abanyamozambique barabyinnye gakondo zabo rwose karahava. N'ikintu cyerekeranye uburere bw'abana, kuzajya bigisha abana ikinyarwanda. Mwigisha abana ikinyarwanda, twigisha abana ikinyarwanda, twigisha abana umuco w'igihugu cyacu, bamenye yuko iki gihugu nubwo bakivukiyemo ariko atari cyabo, bafite iwabo kabisa. Abigarukaho cyane, agarukaho ukuntu bagiye gushinga ishuri ry'umuco, kandi agarukaho no gukangurira abantu kugira ngo bazaryitabire, abana babo baryitabire. Bazaryitabira cyane cyane. Agarukaho n'ukuntu bagiye gushyiraho igikorwa cy'umuganda na siporo bihoraho muri diaspora nyarwanda iri hano muri Mozambique. Yagarutseho ku bintu bitandukanye, agarukaho n'umubano w'abanyarwanda, anagarukaho ku bantu bakomeza kubuza abantu kwitabira, babatera ubwoba bavuga ngo ntibakitaba ambasade ngo yaje kubagira nabi n'ibindi. Arabihakana byimazeyo, aravuga ati ibyo bintu ni ibiki koko. Yongera kwibutsa abanyarwanda yuko igihugu cyacu, intego yacu ari ubumwe bushingiye ku kwigira. Insanganyamatsiko y'uyu muganura yari ubumwe bushingiye ku kwigira. Ubumwe bushingiye ku kwigira. Aravuga ati igihugu cyacu buriya, ati buri gihugu kigira amashyiga yacyo. Ati natwe mu mashyiga akomeye agize igihugu cyacu ni ubumwe bw'abanyarwanda. Buriya ukuyemo ubumwe bw'abanyarwanda uba wadushoboye. Aha n'igihe bwigeze kuvamo ibyo byabyawe twarabibonye. Yongera kwibutsa abanyarwanda ko batagomba kubyibagirwa, kandi ko nta muntu n'umwe wakabaye intwaro yose yabakoresheje yo kwica ubumwe bw'abanyarwanda, ntabwo bakabaye babyemera. Nibyo. Agaruka ku bantu batinya kujya mu kwitabira ibikorwa bya ambasade, kubera ko abantu runaka bababuza kujyayo ngo ntibakajyeyo. Abagaruka arababwira ati rero muri make nicyo yari ashatse kuvuga. Avuga ati igihugu uko byagenda kose uzagikenera, ariko uriya muntu ukubuza ntabwo uzamukenera ngo akwitabe. Igihugu cyawe cyari umubyeyi wawe kabisa. Nyuma y'ijambo rye rero hakurikiyeho yahise atwemerera kwiyakira, turarya turanywa, dufungura amashampanye. Umuhango urakomeza, ukomereza mu byishimo. Biragaragara kabisa ko ibintu byagenze neza. Twabyinnye abantu, cyakora banza iriya foto nta muntu wayifotoye. Amasakoshi n'inkweto abadamu barunda hariya, wagira ngo barabanza barawuceka, byari muri tere ya hejuru. Urumva turawuceka, twarawucetse abana
by the way habayeho igikorwa cy'ababyeyi gusangiza abana, guha abana amata. Nyuma yaho rero babana banyweye amata n'ababyeyi twese twarawubyinnye, abakura bato, ingeri zose zazihari, twese dusangira umuziki, karahava ivumbi riratumuka ku makaro. Urumva ko ibintu byagenze neza cyane. Dusoza rero, hari ubutumwa perezida wa diaspora yageneye abanyarwanda bose ba muri iki gihugu cya Mozambique. Kagira inkuru. Yagize ati ubuyobozi bwa RCA Mozambique, yego, ubwo ni Rwanda Commission Abroad, sibera? Yego. Twize ikigoro munsi y'igiti. Twize ikigoro munsi y'igiti bikigoye. Burashimira abanyarwanda bose bitabiriye umunsi w'umuganura wabaye ejo nk'ikimenyetso cy'ishema ryo kuba abanyarwanda no gusigasira indangagaciro z'ubumwe cyane. Bwashimiye kandi ubuyobozi bwa Rwanda Commission Abroad, bwashimiye ubwitange n'umusanzu wose watumye uwo munsi ugenda neza cyane. Busaba ko dukomeza gufatanya mu bikorwa byiza bituma tugira imibereho myiza n'ubusabane hano cyane. Bwasabye kandi gutanga ibitekerezo bigamije kunoza ibikorwa bizaza, ibikorwa nk'ibi mu gihe kizaza, kugira ngo ejo hazabe heza kurusha none cyane. Ni ukuvuga ngo ndumva twasoreza kuri iryo jambo rya perezida wa diaspora. Tubaye tubashimiye cyane. Ingiyo n'intambara kakiziritse ku muhoro kamwe kandi gashigwa kawuciye. Nanjye nitita kara mugenzi wanjye wigize akaraha kajya, umunyamakuru wanjye wigize akaraha kajya. Ciao ciao. Ciao, mugire ibihe byiza kandi mukomeze mwirinde. Mutibagiye gukora share, like na comment ndetse na subscribe. Ciao. Bane barinde.